Togo Kazu none se reka ngiye nkubaza ariko Rayon Sport match bakinnye na Jamus batsinze 4-3 abakinnyi bashya Boyisa Jigwe batanze assist ebyiri Antiso yatsinze igitego Mubaraka nawe yatsinze igitego nawe ni mushya twamwibagiwe nubwo ari umunyarwanda ntitumutindaho ariko Mubaraka nawe ndabyo zarazikwiye none se umuntu yatubwiye Mubaraka kari umuswa cya wa muntu yatubwiye ubu bivuga wese avuga ko Mubaraka nuko ari mu ishusho ry'uko ari umunyarwanda ariko Mubaraka wa muntu se yatubwiye uri umupira wa muntu yatubwiye ko wari inyuma yese watubwiye kuri deba tuza mu modoka hari umuntu watubwiye ngo Mubaraka umuntu wari inyuma ye wari inyuma ntabwo binibuka neza ntago reka ahubwo cyonzi cyo Mubaraka ari umuhanga yabitubwiye ndaza kubikubwira off mic abantu bose baramuzi nubwo yakinaga gakeya agakina cyane Tayiba ariko batubwiye ko Mubaraka ari umuhanga Rayon Sport ikibazo gihari ndi kimwe rero gutsinda igitego ni kimwe amaradiyo azavuga Mubaraka cyane kuwa mbere yego ariko guhozaho Rayon Marine ariko Kazu hari ikintu hari ikintu abantu bajya badushinja rimwe na rimwe ati akenshi washutsinda ibitego bibiri nibyo usimbuye ariko Rayon Sport wibeshya ko ari Gasogi ugomba guhozaho Rayon wibeshya ko ari Bugesera Rayon Sport si Marine yatsinze ejo yanganyije ejo yariye 4 ejo yari oya Rayon Sport urwego uriho rw'imikinire nirwo ugomba guhoraho cyangwa naruzamura ntabwo ari byo ngo kinye neza ejo wibuze wakinye neza ejo wibuze Mubaraka ugomba kubuha utuma umwataka w'umunyamahanga uzaza adasinzira niba bamusimbuye atatsinzeho ukajya mu gatsinda biramu ubutumwa buvuga ngo umwanya wose wawe utakaza umwanya uyakabanzamo ugomba kubura umusimbura utari uw'umuhango niba uri umusimbo natambwereka natabanza muri 11 tambwa agomba kuza asimbuye avuga ati ndakora nta kibazo cy'umukinnyi wese afite kuri tambo amakuru numvise uwo badashaka ni Asman nyine ngewe natangaye nari nzi ko ari umwatanga phone nganye ngo agiye avuga ati unkuye mu kibuga ni Asman ariko ngo naba mediateri nta mukinnyi wareshaka Asman Kazo wababariye kuko nge nibidukundira no ngo Asman ikipe yari yose yabimukeneye reka mvuga aya makuru atangaje ikipe yabishaka iyo ari yose Asman rero yamutanga kugira ngo abantu babyo Asman hari kubera amasezerano ariko no umukino utabarwa muri Reyo ubwo rero nanyi nkubwiye ngo nibidukundira tukaza kubona kuko imatch yarawe ikora tukaza kubona amashusho dushaka kuza kuyabereka tukaza kubona amashusho y'ibitego dushaka kuza kuyabereka kuko hari abantu nyine kore Rayon Sport iba ibyemerewe uko ikipe ni yabo hari ukuntu bajya babishyira kuri YouTube channel yabo ubwo we dukomeza ibyo ni byari biri Gicumbi kuko ni match yari awikoro nta mufana wari wemerewe niyo mpamvu twe turi abanyamakuru tuba tugomba gushaka amakuru tukaza tukayabaganirira tukabahereza kandi hakiri kare kuko nkuko babwiye ko ibiganiro biradepye hano ibiganiro byo ni byinshi cyane amadepo y'ibiganiro bagomba kuba kwa kane babonye ikiganiro kwa gatanu babonye ikiganiro n'uyu munsi bagombaga kubona ikiganiro Kazu urumva rero ngewe icyo ngiye kubaza ni kimwe Kazu kuwa gatandatu saa 12 muri Kigali Pere match yimuwe yavanywe kuri Stade Amahoro hari match ikomeye cyane Rayon Sport izakina na Gor Mahia urabona Rayon Sport ishobora gutsinda Gor Mahia birashoboka cyane Rayon Sport rega Rayon umunsi w'igikundiro gutsinda Gor Mahia tubanze tuvuga ubu ntabwo bisanzwe abantu twabivuzeho kenshi abantu basa n'abatabaza tuvuga ngo Stade Amahoro ni nziza ariko ntabwo ari nziza yo kurebwa gusa nka nk'ururabyo yego ikwiriye kuba nziza inorohera amakipe ariko mu gihe ihenze amakipe akayitinya nanone navuga ngo iki perezida yitwubakiye kugira ngo yidufashe ariko niba umunsi w'igikundiro ikipe ya Rayon Sport uri buhuruza abantu Gor Mahia ni ikipe mpuzamahanga yo muri Kenya kwambwira ngo ize gukina Nyamirambo nese umunyakenya ubuza atekereza nabyo ibyo ngo cyose kibazo se mu karere kuki Gor Mahia na Rayon bakina Nyamirambo Simba na Yanga ukumurika abakinini uwanja wa Mkapa muri Kenya ni uwanja wa Nyayo bagenda baritegura no kwakira kandi ntabwo wakina Gor Mahia Stade ni Nyayo cyangwa Moi Kasarani bafite ibikombe
amasitade abiri yavuguruwe ameze neza, barimo kubaka na Atalanta ya gatatu. Ni ukuvuga ngo match ikomeye ya Gor Mahia igomba kubera mu masitade ngari nini y'ibihumbi 60. Ntabwo rero Rayon ku stade y'ibihumbi 78 y'ibihumbi 45 ihari. Urumva ko twabivuzeho nta kindi rero yakora. Kuvuga ati munsi y'ukundo ndakina Nyamirambo, ayo nzabona yose, ariko nta byinshi zagiye kuri 5. Rero ngiye nibona miliyoni 70-80 nta kindi zabibazwa cyane. Mbere yuko dusoza ngiye nanjye kurusha uko wumva ngo yabonye miliyoni 200 ngo ari kwitahana make cyane. N'urugero icyo rero nicyo kintu gikwiriye kurebwaho, kuvuga ngo niba ikipe nka Rayon Sport abafana bahuruye mu kuyiteza imbere, kuvuga ati iyi match byibura rero nitahana miliyoni 150 zirekemura ibibazo kubera ko stade ari nini. Ariko ayo mafaranga ntiyabone, rimwe na rimwe kisanga no mu madeni, niyo mpamvu bavuga ati reka tujye kuri Kigali Pele. Ubwo nyine ubwo ngubwo ngewe ku makuru twari tuvanye Gicumbi, kuko iyi match yari awikoro ntabwo abantu bemerewe cyitwa umuziki hariya. Rodrigue aratubwira cyitwa umuziki nta kibazo hano. Cyane tugiye urubona nyine ikibazo turavuga cy'umuziki, nubwo bwije ntabwo twarora kuganiriza abantu kazo, ntabwo twarora kuganiriza abantu bo nibo babibona ko nabwo bwije, ariko twe tuba tugomba kubahereza amakuru. Ahantu umunyamakuru atandukana n'umufana nuko niyo match kwira. Nanjye kuvuga ni ariko haracyabona nanjye oya ntacyo oya twende batsa amatara uramfana mukura oya ntagafana mukura mumwerekana Rodrigue uramwana fana APR n'umureyo bamwita Isa ninde n'umureyo ntacyo ni APR ntacyo fana wamubajije si Isa ni Leo afana APR Leo n'umfana mukura ariko ni APR mukura ntakifana na Rayon Sport ababeshya ni APR kandi Leo n'umureyo ninde muntu wabaza hano kanze mu bantu bose bakora hano kuri Gareo Leo afana APR niyo wabaza uyu yishe kuri mukura reba uyu nguyu Leo afana iyi arabizi Leo afana mukura naci ni yihe iyindi ni iyi wemba nabikubwiye wowe kashaka niyo mpamvu yahakana dore abandi basore ngaba dore bagabo Rodrigue agenda ubeka by Pierre cyane no nta mfana APR uri hano ware ni wowe nawe ni APR Reyo hano nta kigenda. Reyo bakwangira iki? Bakwangira iki Reyo? Kazu nari wewe ngo twebwe ntago match yarawe ikora, ntago twe tuba twayikurikiye, ariko tuba tugomba gushaka amakuru tugacengera nk'abanyamakuru. Niwe umunyamakuru atandukana n'umufana, kuko umufana wa Rayon Sport akeneye kumenya amakuru afatika cyane. Rayon Sport irakomeye, arakanika nibeshye naravuze ngo hari ingingo ashobora gutwara igikombe cy'amahoro yabaye wa kabiri mu itsinda akaba nka Best Rose Sekafa nako igikombe cya Sekafa ntabwo ari byo. Akantu nibagiwe, hari ingingo yatsinze Al Hilal yatoza Kiyovu. Yego. Kuko Yusufu atayitsinda toza Rayon Sport akayobora itsinda. Bazakina kuri Al Hilal akaba yiba Best Rose ku munsi wa gatatu muri Sekafa. No ngo niba ari abakinnyi bashya bazaba baramenyereye nicyo bisobanuye. Nta gihunga bazaba bafite. Ikipe zabe natozwa na Gibukasa. Jewe kukifuzo nifite. Wese Gibukasa hari ingingo na Big Gibukasa ninde warukaza hano mu Rwanda. Ni hari ingingo no shabana. Gira nifite ikifuzo kibongoro iyo na Al Hilal. Bakwiriye gufungura Sekafa Kagame Cup. Ndakeka ari APR ariko byahindutse ngo ni APR na Gor Mahia. No ndakeka bazafungura. Kanze nkurebera. Match imwe ikomeye ihagurutsa abantu. Kanze nkurebera. Ntacyo bitwaye? Kanze nkurebera. APR na Gor cyangwa se APR na Vipers. Muri izo zikomeye. Match ya mbere izaba ku itariki 24 urumva ku isaha y'isa 9. Azaba ari ku gatandatu. 24 ku cyumweru. Ni ku gatandatu ni ku cyumweru. Vipers 18 kongeraho 7. Bura kugira ngo umenye n'ibyo 20. Rio de ni ku gatandatu 18. 18 yongeraho azari ku cyumweru. Azari ku cyumweru. Kugira ngo umenye umunsi ni uyu munsi ku gatandatu. Kugira ngo umenye ku wundi wa gatandatu zaba ritakizingahe wongeraho 7. Uyu munsi ni 11. Yongeraho 7 ba 18 ku wundi wa gatandatu. Undi wa gatandatu urongeraho 7 zibe 23. Ubwo urumva rero 24 azaba ari ku cyumweru. Ni nayo kintu nibeshyaga APR nizafungura ntuzi kuko izahita ikina saa moya. Nande saa moya na Gor Mahia.
APR Gor Mahia match nziza cyane ifungura shampiyona. Buke Simba na Mogadishu Simba na Mogadishu saa 12. Ariko saa 9 hazaba habanje match ya Singida na Jamus. Bamwireke bipima na Singida cyane. Nanavuga ko rwego rumwe Cyane. Rwose muri stade Amahoro match bamwireke atongera abanze mu match eri Hilal na Task saa 12 KVZ na Rayon Sport. Muri stade Amahoro ubukeye bwaho se hari itsinda rizakinira Kigali Pele. Ndabyumva hari match hamwe na Kigali kuri Kigali Pele. Ari nabyo navuga unasura babitagaruka mu mujyo wanjye kwihutisha match birashoboka. Niba saa 9 hari match Kigali Pele niyo saa 9 hari match ku Mahoro. Saa moya saa 12 hari match yindi ebyiri na match enye ku munsi. Kigali Pele ebyiri ku Mahoro ebyiri. None se urubirushanwa ryatinda Nabyo kandi umunsi umwe ukurikira mwongera mugakira nako muruhu ku munsi umwe. Kazu reka burimo kugenda bwira reka dusoze. Rayon Sport ayibona gute wowe? Rayon Sport yakomeye mu mikino nk'ingiyi hagiye kubanza Rayode akurikiraho umunsi w'igikundiro nako tugiye dukora indimi mpuzamahanga. Umunsi w'igikundiro kurikiraho Sekafa Kagame Cup ariyo mpamvu nibutse iyi mikino gukuranwamo n'imikino hari ingingo. Navuze ngo niba hari ingingo kuri ya Kiyovu yababukuru nabandi yaratsinze Al Hilal kuri ire ya Jigwiba kuri Rayon Sport yabajigiba nibo tatsinze Al Hilal ko twabibonye ko Al Hilal yatsinze Rayon 4 ariko retour baranganya. Bivuga ngo Rayon Sport ni ikipe yoroshye kumenya imikinire ya Al Hilal igahangana na Al Hilal kandi Hilal nayo Al Hilal se n'ibiketse match za Rayon Sport zose ebyiri Al Hilal babona ko yita kuzana amakinyi bayo bambere cyane niyo banganya bari mu 8 mu babiri babanzamo mu gihe match ya APR ibanza bari batatu gusa ni batari babiri APR itsindwa 2 ku busa na iyo kwishyura nubwo bagerageza kuzana benshi ariko Rayon Sport yahari ingingo muri iyi mikino yo gukuranwamo niyo mpamvu gutegura hakiri kare. Rayon Sport ntabwo ari ubuhanuzi ngo navuganye n'Imana ariko reyizanya mu matsinda amahirwe menshi ko gukuranwamo hari ingingo zo gukina mu rugo no hanze kuri umupira wa Jigwi mu rugo na wamutsinda muri champion Jigwiba ariko rero ntibigutangaza kuzajya mu matsinda wende kabura igikombe cya champion gusa aciya ariko gukuranwamo Rayon Sport mu matsinda niyo mpamvu mikino gukuranwamo Rayon Sport nibizantangaza twese Sekafa Kagame Cup imbere ya Simba n'imbere ya Al Hilal hari ingingo zo gukina n'aya makipe akomeye. Nese Kazu ugira ngo nge sinagushimira nanjye mushimire kuko bwije uri ikiganiro cy'umugoroba abantu barakeneye kumenya ibyabereye Gicumbi cyane twagomba guhita Rayon Sport itsinze Jamus ya Sudani y'Amajyepfo ndetse twavamo inayirusha uretse amakosa y'abadefenseri na n'umuzamu Yive ariko abakurikiranye umupira kuhanahana kubaka igitego Rayon Sport ngo yari ihagaze neza. Ikipe yawe mperuka nayo iri gukina n'Intare ariko Intare ubona igipimo cyari igitego kimwe cya Fidarahari nicyo gihe mperuka yego match bikomeye bari abana bashaka kwigaragaza ariko buryo unitegurisha ngo rikomeye ntawe ukire kwipima ku ikipe yawe ya kabiri. ubwo APR neza ashaka APR ikeneye indi match ikomeye y'igipimo mbere ko yitegura yasaba nka match ya Police ntatari mbabarira wishaka guteza ibibazo mu mujyi utazateza ibibazo mu mujyi bazidani bashaka gukora amajyabo byihorere